Mbahaye ikaze mwe mwese mudukurikiye ku Mukanguzi TV, twishimiye kubana namwe uyu munsi. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Nge nitwa Vitali, uyu munsi tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Anicet n'ubundi. Imana ishimwe cyane. Amen. Muraho neza? Yego turashima Imana. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Twongeye kubaha ikaze kandi ku Mukanguzi TV. Amen. Turanezerewe cyane. Tugenda tubona inyigisho zigiye zitandukanye, abantu bagenda batanga ubuhamya kandi tugenda tubibona ko bagenda bafashwa haba mu bihe byo gusenga, mu bihe by'ijambo ry'Imana, mu bihe by'ibiganiro bigiye bitandukanye. Abantu bigenda bibafasha kandi bigenda bibakangura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi twongeye kunezezwa no kongera kubana namwe. Imana ishimwe cyane. Yego. Reka tubinginge rero mubanze mu dusengera Imana tubone kwinjira mu kiganiro cyacu. Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Imana igena ibiriho, izi byahozeho kandi izi n'ibizaba, izina ryawe nirihimbazwe. Uza hashize hacu ukamenya none n'ahazaza, ariko twebwe ubwenge bwacu ntibujya bushyikira hazaza ngo tumenye ibizabayo, ariko icyo urakiturushuriye Imana. Tugushimiye ko kubw'ubuntu bwawe n'akarushurusha umwana w'umuntu ari wowe waturemye, uturema mu ishusho yawe, udutandukanya n'inyamaswa, uduha ubwenge bwo kubaho no guhitamo ibinyuranye n'iby'ibikoko bihitamo. Urangije uduha Kristo ngo umwizera atarimbuka, none turabigushimiye. Uduha n'umwuka wera udushoboza mu isi. Uyu mwanya dukoreye mu butware bw'Imana, tubohoje intekerezo z'umuntu uteze amatwi Umukanguzi TV. Dukoreye mu butware bw'Imana, dukubisa abarwayi indwara zabo turazikubise. Dukoreye mu butware bw'Imana, tunyaze Satani abo yari yarafashe. Dukoreye mu butware bwawe Yesu. Haleluya. Ni wowe ukinga umwuka w'ibiriho bigapfa, wawurekura n'ibipfuye bikazuka. Uzi guhamagara inyenyeri zikakwitaba, ubwo n'ubuhanga wihariye. Amaboko yawe ajya aca inzira ku nyanja itukura, kandi ubutware n'ijambo uvuze bikamya Yorodani, abakwizera bakambuka. Uyu mwanya shyira ikiganza cyawe kuri buri muntu wese, kuri uyu mwene data, ugutwi kwe kumva ijwi ry'ihumure, akanwa ke kavuza impundu, kandi amaraso ye yishimira impinduka z'ibyiza Imana ikoreye ubuzima bwe. Turagushimiye. Uyu mwanya tugusabye ubwenge ngo tuganire nabwo, tugusabye iyi mibiri ngo tuyibohore, tugusabye ubugingo kugira ngo tubwumvishe iby'agakiza, kugira ku munsi wo guhamagarwa kw'abizera. Tubisenze twizeye ku bwawe Yesu. Amen. Amen. Amakuru kimwe mumeze muti? Yesu araturinze. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye mwese abakunzi bacu mudukurikirana, wowe wakoze subscribe tubana buri munsi, turagushimiye. Kandi nawe turayikora, reka tukubwire ko ni umwanya mwiza kugira ngo cyo tubana mu bihe by'amasengesho, mu bihe by'ijambo ry'Imana, mu bihe by'ibiganiro bitambuka no ku Mukanguzi TV. Uyu munsi ubwo duherukana mu kiganiro, wari urimo uri kudusobanurira kuri Karande. Yego. Ariko abantu bagenda bagira ibibazo bimwe na bimwe, kandi birumvikana cyane ko ni ikintu gikomeye. Ubwashize twashoje tuvuga ko hari ikindi cyiciro tutaravuga cya Karande izanwa n'ibyaha. Ariko uyu munsi abakunzi bacu banyihanganire, ndumva si niyo nifuza ko turi buze kuganiraho uyu munsi, nubwo turi buze kuguma muri Karande. Bitewe nuko hari abantu bamwe bagiye babisaba kugira ngo bivire inyuma rimwe tuzagera aho ngaho turi gusoza. Uyu munsi numva nifuza ko waza kutubwira inkomoko cyangwa se igitera Karande, noneho ukanatubwira n'ukuntu yacika. Wigeze kutubwira ko Karande ituruka ari imivumo, ari umuvumo w'uruhererekane uba warabayeho umuntu ataravuka. Ariko noneho utubwira ikintu kiyitera cyangwa se inkomoko yayo mu buryo bweruye, hanyuma utubwire n'ukuntu yacika noneho. Kuko nubwo Karande ari uruhererekane rw'umuvumo ubaho mbere y'uko umuntu abaho, akisanga mu ngaruka atagizemo uruhare, nawe ashobora kuremamo izo ngaruka zishobora kumutera uburyo yaremamo izindi ngaruka zizagera ku bana cyangwa se ku bandi nabo batarabigizemo uruhare, bikaba uruhererekane rumeze nk'umurage abantu bagenda batanga. Ariko izo ngaruka sizo zirema Karande. Karande biriho, ahubwo izo ngaruka zikayihamagara cyangwa se zikaba connection ya Karande. Karande ubwayo ituruka kuri Satani. Noneho kabiri ikanyura mu buryo bw'amaraso ku mwana w'umuntu, kuko Karande iza kurwanya urubyaro rw'umuntu.
iza kurwanya urubyaro rw'umuntu mu buhe buryo? Iza kurwanya umugambi w'Imana ku muntu. Noneho kabiri, bwa mbere iva kuri Satani irwanya urubyaro rw'umuntu, ikazira mu maraso y'umuntu. nta karande yabaho itanyuze mu maraso, inyura mu maraso no mu mwuka. Nibyo birere bibiri, jiste n'ubugingo n'umwuka. yego Ko amaraso nibwo bugingo n'umwuka, kuko amaraso atangwa hamaze kuba isezerano, noneho amaraso agahamya isezerano runaka umuntu agiranye na Satani. Noneho Satani akagendera muri ya maraso ayakurikirana. Mbibutse ko abantu batakiriho ntabwo bisobanuye ko batagihari. Mu buryo bwa karande, mu buryo bwa karande amaraso yabo ni urubyaro rwabo, ni abuzukuru n'abuzukuruza, ni ubuvivi n'ubuvivure. Ntabwo iyo umuntu apfuye aba apfanye na karande. Karande isigara iriho ishaka umuzima, ariko umuzima uriho yasenya karande. Rero Satani niwe utegura iyi karande, akanyura mu maraso y'abantu. Ariyo mpamvu abantu babibikenya, bakaba ibyigenge, bakaba ibyigomeke, bagatuka Imana binyuze muri kamere yabo. Noneho kabiri, bikaba no mu mbaraga z'imyuka, ariyo myuka Satani agenda anyuramo aroga abantu. Konekisiyo y'imyuka bitangirira byose mu isi y'umwuka, bikazana ingaruka mu isi y'umubiri bigendeye kuri ya maraso. Rero inkomoko ya karande ni Satani, hanyuma afite kominikasiyo n'imyuka mibi. Bibiliya ivuga y'ahantu ho mu ijuru. yego Narabivuze, umuntu umwe aranyandikira arambwira ngo nta myuka mibi iba mu ijuru. Banza umenye ngo ni irihe juru. Hari ijuru Satani yayoboragamo kuramya no guhimbaza ataracibwa. Iryo juru ni muri soma ryabereyemo inama, imyuka isaba Imana, iramubwira ngo reka twebwe tumanuke tujye kuyobya habo. Sizi niba ufite icyo kibuka. Iyi myuka uyikizwa n'ukurinzwe n'Imana gusa. Iyi Imana ikuvuyeho iba imeze nk'igutanze ariko itagutanze. Impamvu imeze nk'igutanze, ntabwo Imana iguterura ngo igushyire muri iyi myuka. Ariko iyi Imana ikuretse, iyi myuka irakwahuka. Ubisanisha n'ijambo Imana yavuze ngo nari nateye urutoki rwanjye nzi ko ruzera inzabibu, none rweze indibu ngiye gukuraho uruzitiro. Imana siyo yigeze izana ibyonnyi mu rutoki, ariko yakuyeho uruzitiro, urutoki ruranyukanyukwa. yego Abantu babyumve, ntabwo umwuka mubi wavuye ku Mana ngo utera Ahabu, ahubwo Imana yakuye ubudahangarwa bwayo kuri Ahabu, umwuka uramwahuka. Rero iyi myuka mibi ifite ubutware n'ubuhenzi bwose bwo gukora ibitangaza, imenya ibihishwe. Twabonye ko ikorera mu baragura, mu barozi. Noneho kabiri, igusura wowe ushyizweyo. Iyo uri maso iragukoresha, ikoresha intekerezo zawe. Ariko iyo usinziriye itwara wowe wanyawe wese mu nzozi. Hari abantu barara barota basambana, hari abarota bica abantu, hari abarota bari mu bintu runaka, hari n'abarota barya inyama. Kandi twarabivuze abantu, niyo mpamvu twateguye amasengesho. Dufite nimero ziri ku mutwe w'inyigisho, umuntu ukurikiye inyigisho birebe. Niyo nimero utwandikiraho, niyo tuganiriraho n'abantu. Nidusoza aya masengesho ya karande, nimero tuzayikuraho, kandi ikindi ntizaguma kuri WhatsApp, ishyiriweho kugira ngo dusenge. Rero inkomoko ya karande iri inyuma y'imyuka ibiri mibi kuruta iyindi. Hari umwuka ukorera mu batumvira, uwo burya ntabwo uturuka kuri Satani. Hari abamarayika bataba ku ruhande rw'Imana, ntibabe no ku ruhande rwa Satani. Abo bitwa devo. Mu Kinyarwanda tubita sekibi. Hakaba n'imyuka ya Satani ariyo dayimoni, demons. Hakaba na Satani ubwe. Satani ubwe ntacyo atwaye umukristo, akorera mu ntekerezo zacu iyo tuzikoresha nabi. Ko ntafite n'ubushobozi bwo kurema intwaro, akoresha iyo dufite dutwara nabi. Ntafite ubushobozi Satani bwo kwirwa kurangari, no, yambara ishusho y'uwapfuye akagusura mu butware bw'imyuka mibi, kuko niyigira konekisiyo. Rero iyi karande twari tuvuze ngo
itangirwa n'iki cyangwa kukibaho, kabiri karangizwa n'iki. Niba ari igikorwa cyo mu mwuka kigira ingaruka ku maraso, uruhererekane n'aho karande yororokera ni mu maraso. Niyo mpamvu uzasanga warabyaye umwana aho kukubera umunezero akakubera agahinda, ukababarira mu maraso yawe, ukaburira amahoro mu maraso yawe. Iyo ni karande imugendaho, sibyo? Niyo mpamvu karande iri mu maraso ikurwaho n'igitambo cy'amaraso ya Kristo. Kandi kwizera Kristo ntabwo ari imikino, ntabwo ari ibitwirirwamo ngo kwizera Yesu ni ku wa mbere gusenga, ku wa kabiri gusenga. No, kwizera Kristo ni ukugira imbaraga zidutsindisha ibyaha kandi tukagenda nk'abakristo dufite imyitwarire y'abakristo. Kwizera Yesu si ukuba umwadeperi, si umurestoration, si umuzayoni, ni ukugira ubuzima bw'Imana muri twebwe. Kwizera Yesu si ukugira izina ry'idini kuri twe, ni ukugira izina rishya ribonerwa mu maraso ya Kristo, ari ryo zina ry'abizera. Imana ishimwe. Rero niba karande ifata mu maraso, isenywa n'andi maraso y'igitambo. Oringa te, nuko byubatse, nta maraso abohorwa hatabayeho kumeneka kw'andi maraso. Niyo mpamvu dukwiriye kwizera ya Kristo. N'ibindi bitambo bababwira barabashuka. Kayini yagiye gutamba na Abeli, wari umwanya w'igitambo. Kayini atanga amaturo, Abeli atanga igitambo. Muyani magambo, Kayini yakoze ikintu kitajyanye. Kayini yakoze ikinyuranyo cy'iby'Imana ishaka. Bari bagiye gutamba, Imana yaravuga ngo nimunzanire ibitambo. Kayini aho gutwara igitambo atwara ituro. Abeli ntiyatwara ituro, atwara igitambo. Igitangaje, ituro si igitambo, ariko igitambo ni igitambo, kandi igitambo ni ituro. Niyo mpamvu Kristo niwe Imana yaduhaye nk'igitambo, imuduha nk'ituro, imuduha nk'ubuzima. Amaraso ya Kristo niyo asiba karande ku muntu. Kandi ntabwo karande kuvaho iyo uba muri Kristo ujya gusambana. Twarabibabwiye inshuti z'umusaraba. Gusambana ni ukugirana isezerano n'umwuka, kuko gusambana ni igikorwa kibera habiri. Kiba mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri. Imbaraga ziri inyuma y'ubusambanyi ziyoborwa n'imyuka mibi ikorera mu batumvira Imana. Niyo myuka mibi iyobora isi y'umwijima. Iyo myuka ntituyitindaho. Iyo karande yo mu maraso ikurwaho n'amaraso ya Kristo. Abababwira ngo nimuzane ibitambo babyita nabi, kuko nta kindi gitambo wazana kitari Kristo Yesu. Iki gitambo cya Kristo gitura he? Ni mu mutima. Biologiko, umutima ni inyama iyungurura amaraso cyangwa ishinzwe serivisi y'amaraso. Ariko spiritual cyangwa biblical, imvugo ya Bibiliya, umutima ni imigambi, ni intekerezo. Gambirira neza Imana yeze imigambi yawe. Ariko se ugambiriye kwica, uri mu rusengero. Ugambiriye gusambana, uri gusenga. Ugambiriye kuroga, uri gusenga. Ugambiriye gutanga ruswa, uri gusenga. Ayo masengesho ntahari imbere y'Imana. Tanga igitambo gishyitse cy'amasengesho kugira ngo Kristo waducunguye abone inzira yo kugera muri twe, imigambi yezwe. Dawidi yaravuze ngo mwabindimo byose mwe. Imana ishimwe. Mwabindimo byose mwe, ibi turimo, imyambaro, akazi, imigambi, ibyo tuzakora, mwabindimo byose mwe. Mwabindimo byose mwe, mwabindimo byose mwe, muhimbaza Imana. Ibi turimo, abantu bafite ibintu muri bo byinshi ku buryo basenga n'inzika n'inzigo. Kristo yanyura he? Umuntu aricara ku ntebe mu rusengero azi ko ari umuhutu, ari umututsi, azi ko ari umutwe. Ibintu mwihaye, ibi byose ni karande, nizo zituzaniye ivanguramoko. Ni karande. Abantu bishe igihango, Abanyarwanda bakuze barabizi. Bamaze kwica igihango biratugaruka. None abantu urareba umuntu ngo ni umuhutu, ni umututsi, by'amoko arahari. Ariko buri muntu asubiye muri kavukire ye, kavukire kajya mu kindi gisekuru, twese twakisanga muri Adamu. Umuntu n'umwe. Ariko karande iratunyuranya, ipimiye ku ndeshyo, ku ngingo z'umubiri n'ibindi. Iyo ni karande ya rukaraba nkaba. Rukaraba nkaba muramuzi mu Kinyarwanda, abantu babizi niwe wari imena amaraso. Nkaba ni amaraso.
rero karande yo mu maraso ikurwaho n'amaraso ya Kristo, iyo mu mwuka igakurwaho no kubyarwa n'umwuka. Karande yo mu mwuka ikurwaho no mu mwuka. Uwagutanze araguza, atongera, aterekera, ubikurwaho no gusenga, ukuzura umwuka, ugakora ibyo umwuka ashaka. Yego. Gukora ibyo umwuka ashaka no kwima kamere uruhare mu mirimo yawe. Imana ishimwe. Amen. Rero hatabaye kubyarwa n'umwuka ntihariho gukira imbaraga z'imyuka. Kandi kubyarwa n'umwuka tutaba confusinga bikorwa igihe umuntu yemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kuko Yesu ni ukuri, niwe jambo kandi niwe mwuka. Rero iyo umwizeye ubu byawe n'umwuka, iyo byawe n'umwuka utangira gutera intambwe step by step zo gusohoka mu mirimo ya Karmere, ariko gutsinda ubushake bwa karande. Imana ishimwe. Amen. Karande nahiva tegurwa na Satani, Satani akayinyuza mu mwuka, umwuka wireless cyangwa connection y'umwuka mubi uva kuri Satani kugira ngo ugire uruhare ku muntu, unyura mu maraso. Amaraso y'umuntu rero ni kavukire. Umwuka w'umuntu burya izina riba mu mwuka, ntabwo izina ry'umuntu riba mu maraso. Izina ry'umuntu riba mu mwuka, kuko iyo mpamagaye Vitali hitaba nde? Hitaba wowe. Wowe uri umuntu ugaragara, ariko izina ryawe ngaho rimwe. Ntabwo ushobora gufata izina uvuge ngo izina niri, ntirigaragara. Izina riba mu mwuka. Niyo mpamvu bakuroga bakoresheje izina ryawe. Ni nayo mpamvu Imana izaha bizera izina rishya. Yego. Imana ibaha umugisha. Amen. Yeah. Uratubwiye ngo karande itegurwa na Satani. Yego. Ikanyuza mu maraso no mu mwuka. Tukibaza ngo Satani ategura iyo karande igendereye ku muntu cyangwa se ku muryango runaka, ashingira kuki kugira ngo ategurire umuryango runaka karande, cyangwa se wa muryango uzisanga muri ya karande? Karande ya Satani ihoraho kuko uhereye kera ni mubi. Ni se w'ibinyoma, ni umuriganya. Bibiliya imwita bibiri, iravuga ngo ni umuriganya kandi ni umurimbuzi. Yego. Sibyo se? Nta kindi kizana umujura keretse kwica, kwiba no kurimbura. Ni bitatu: ni umwicanyi, ni umurimbuzi kandi ni umujura. Ububi bwe burateguye buhoraho muri we, ntabwo burya arabugemura. Ariko hari umuryango abakura mbere bagiranye nawe isezerano kugira ngo bagire uko babaho n'uburyo babandwa. Babinyuza mu guterekera, binyuze muri bya bitambo batambye. Bya bitambo batambye burya si ibitambo batambye gusa, nabo ubwabo baritanze. Iyo bamaze kwitanga n'ababakomokaho, iyo utitandukanyije n'uwagutanze ahora muri wowe nawe ugahora muri we, ingaruka ziguhoraho. Niyo mpamvu dukwiriye kwitandukanya n'akavukire y'iwacu, tukitandukanya naho twashatse. Niyo mpamvu ukimara gushaka wubatse urugo ntukwiriye kubaka kwa nyokobukwe cyangwa kwa sobukwe, wubaka urugo rwawe, ukubaka ubuzima bwawe muri Kristo Yesu. Yego. Rero kuvuga ngo abitegura gute, abo bagiranye n'abamasezerano, twebwe twisanga muri izo ngaruka z'amasezerano. Ayo masezerano abantu bagiranye na Satani ni ibyaha bakoreye Imana, kuko kubandwa no guterekera n'ibyaha, kuraguza n'ibyaha. Ibyo bakoraga bagiranaga na Satani amasezerano, bagacumura ku Mana. Hari ingaruka y'ibyaha, hakaba noneho n'ingaruka y'uko twebwe abacu baterekereye ariko twebwe tukaba tutakibikora. Iyo nayo ni yindi ngaruka ziza ari ebyiri. Ingaruka za Satani twiciwe amasezerano, ni ingaruka z'Imana twakiraniweho. Niyo mpamvu Yeremiya yavuze ngo ba data bakoze ibyaha, none ntibakiriho, twikoreye ibicumuro byabo. Yego. Hanyuma rero hari bimwe na bimwe twagiye tukunda kureba, wenda tutari buze kugarukaho uyu munsi, twari turi kugira ngo tumenye inkomoko ya karande. None se iyi nkomoko ya karande ni gute umuntu yagirwanya tutaragira ukundi icika? Ndacyari kwibaza, nta kuntu wenda umuntu ashobora kuvuka wenda abakurambere be barakoze ibibi, baraterekereye cyangwa se baragize bate, akavuka ariko ntavukire muri iyi karande. Sinzi, bajya bakunda kuvuga ngo umwana ni umuziranenge, ngo umwana ni umumarayika, bakunda kubivuga. Uyu mwana wavukiye ahantu wese umumarayika, si umuziranenge, wavukire muri iyi miryango. Uzi se impamvu baba bavuga ngo umwana ni umuziranenge? Aba ari umuziranenge mu gihe cy'ibikorwa, ariko ku byo yakorewe ntabwo ari umuziranenge.
we ni umuziranenge ko ntacyo arakora, ariko ku byo yakorewe ntabwo akiri umuziranenge. Uzi ko hari abantu mu isi bavukira gutuka Imana, urwo rubyara Imana ntirukure mu nda. Musome Itangiriro 6, hari urubyaro rwavutse ruvamo ibihanda byabaye abo gutuka Imana. Niba baravuyemo ibihanda bituka Imana, ari naho ba Goliyati bagiye baturuka, ni mu rubyaro rwaturutse muri iyi myuka mibi. Teoloji y'Abagiriki ntibyemera, kuko Ubugiriki niho haturuka biyoloji, ko biyoloji ntiyemera ko umuntu udafite umwuka akorwaho, ntiyemera ko umuntu udafite umwuka agaragara. Ariko tuganire yego n'abantu turi kumwe kugira ngo duce izi karande. Koko si imyuka ntikorwaho? Ati gute? 2:7, 2:6 mu Rwanda byatubayeho, twatatswe n'abadayimone bavuye ikuzimu bakambara ishusho y'imibiri. Yego, hari ahantu tuzi bita ku mukobwa mwiza, ahagarara agaragara. Hari abantu bagiye bajya mu mabuwate de nuit bagacyura indaya bazi ko bacyuye umuntu, bagasanga bararanye n'abashitani. Iyo ndaya se ntiyayikoragaho? yayikoragaho. Ntiwari umubiri, byakorwagaho. Rero wowe urareba umwana ukagira ngo avutse uwo munsi. Hari abagiye kuraguza ngo babone abana. Uwo mwana mu yandi magambo yabayeho kera Yaje, yes. Kandi mutagira ngo uruhinja ruvuka igihe nyina rubyariye. No. None se ruvaho ahubwo rujya mu nda ya nyina? ruva muri se. Muri se ni hafi. Nta mwana ubaho hatari impamvu y'uko abayeho. Iyo atari impamvu y'Imana ni iya Satani. Kuki Imana yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo nakumenye tarakurema. Urakoze. Nakumenye ntarakurema. Aho Imana imumenyeye niho Yeremiya yaratuye atararema. Aho imumenyeye niho yaratuye. Nakwejeje utaravuka. Kuki Yeremiya yejejwe ataravuka, imwejeje iki? Imwejeje iki kandi ataravuka? Ariko zikari byo bivuze ngo imwejejeho za karande n'imigenzo Exactly, avutse ntayo. Kubera icyo avutse ntayo? Nuko ari urubyaro ruje kubera abandi inzira igera mu Mana. bivuze ngo hari n'abavuka itabanje kubeza. Hari abavuka itabejeje kubw'imigenzo yakozwe na ba nyina na base na basekuru, ikabareka bakavuka bameze nka basekuru. Kandi none ndakumvishe. None se tukiri aho ngaho umuntu ashobora guhita yibaza akavuga ati ngo umwana uvutse akiri muto akiri uruhinja agapfa, tubivuge gutyo. Abantu bose batekereza ko umwana wese upfuye ajya mu ijuru. Igikorwa Imana izahora umuntu si icyo yakorewe, nicyo yakoze. Imana ntizaguhora baguhemukiye, izaguhora abo wahemukiye. Uwo nguwo, uwo mwana bakoreye ibyo. Imirimo iri kuri base na basekuru batanze amaraso y'umwana. Ariko amaraso y'umwana already imbere y'Imana, ku bikorwa bye n'amaziranenge. Uwo mwana imbere y'Imana arejeje. Yego. Kandi naho gasobanuka ko hari n'abantu bagira ngo umwana avukana icyaha cya Adamu na Eva. Oya, mwe gushakira kwa Adamu na Eva. No. Shakire mu bisekuru. Bagarukire kwa Adamu wa kabiri, Kristo Yesu. Adamu wa nyuma. Yego. Noneho aho naho Yesu akoresha independent, akarekera umuryango uruhare. Iyo utizera urareka. Niyo mpamvu uzasanga hari abantu baba mu idini bataryemera, ahubwo ari uko barivukiramo. Umuntu wese uri mu idini kuko yarivukiyemo, subira inyuma ubanze urebe koko ngomba kuribamo cyangwa si ngomba kuribamo. We kuba mu idini rya famiye yari amahitamo yayo, nawe hitamwa yawe. Shimiye Imana ko mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda cyemerera umwana umaze kugira imyaka y'amahitamo kuva kuri 17 niba batarabivugurura mbiherutse kubisoma kera, bamwemerera ni 18 bamwemerera guhitamo idini ashaka. Yego. Bitewe n'uko yemera ko. Rero aho wemerera famiye, hari amadini aragura ariko mu buryo bw'ibanga batazi, asenga abapfuye arahari. Yego. Hari idini nabonye Kilimanjaro muri Kenya baryita come back to Eden, maybe sinibutse neza izina,
ngo kugaruka muri Edeni basenga bambaye ubusa. Hari amadini twigeze twagira mu Rwanda, abashumba bayo bakajya kuraguza, bagakora ibitangaza bidafitanye isano n'ubugingo. Hari umujya mubona ku ma internet, ku ma televiziyo, umuntu ari gukubita abantu, kiriya gitangaza kimaze iki? Ibitangaza bikiza umubiri ntibikiza ubugingo bimaze iki? Ntacyo. Kugukubita hasi ukagwa minizi wati, kuki utakira utaguye? Ibyo tugatinda muri ibyo. Rero kuyoboka idini ry'umuryango ni uguhitamo nabi. Banza umenye niba ugomba kubamo ukoresheje amahitamo yawe, uryemere kuribamo gutyo. Rero uruhare rw'umwana muri iyo mirimo iba igihe atangiye kugira amahitamo ye. Amahitamo ye ari inzira ebyiri Imana yashyizeho. Kimwe kiba ku muntu atakigambiriye, nta muntu n'umwe upanga ngo azabeho. Wowe wisanga uhari. Iyo wisanze uhari ugomba kugendera mu ntego y'uwagushyizeho. Iyo ntego ishyigikirwa n'uburere. Uburere ubukura mu muryango. Imibereho y'umuryango ituruka ku Mana y'uwo muryango. Uretse ibingibi iterambere rigenda riza umuntu akabaho adafite aho asengera, atagira n'Imana, nabyo bizakora ku bantu. Iyo udafite aho usengera ntugire naho ugize, uretse ko nta muntu utagira icyo ayoboka. Burya buri muntu afite ibyo ayoboka, hari n'abayobotsi iby'imyidagaduro. Nabyo n'Imana burya ko imyidagaduro ikigirwamana cyayo bakitaga Rempiya, cyabaga muri Babuloni, bakinaga ibyitwa twiburungushuye. Nizo nama zakoreye ku misozi yo muri Greek ya Olympique, bazita Jeux Olympique. Niho bituruka. Byose izi football niho zituruka. Nubwo Abadage bazikinnye bakina, Abadage barabikinnye bakina mu ntambara, bagakina imitwe yabo barashe, bakabikora. Muri Babuloni barabitambiraga, babimeneraga amaraso. Uyu munsi hari imikino yindi ibanza kumurikwa, tukajya kuzifana tutazi ibyo turi gufana. Ntabwo mbabujije kujya gufana, ariko ikintu cyose gikore mu izina rya Kristo. Yego. Urumva, amahitamo yawe agukura mu nzira cyangwa akayigushyiramo, arakwica cyangwa akagukiza. Yego. Hanyuma iyi karande ituruka kuri Satani, ni wese w'ibibi niwe wabiteguye. Banatubwiye ko karande ihoraho, ahubwo ubwo wenda umuryango niwe uyihitamo kuyiha karibu. Hanyuma rero ni gute karande icika? Karande gucika kwayo, bwa mbere y'uko karande icika ugomba kumenya ko ihari, ko ntushobora kubohorwa umunyururu utakuboshye. Nta nubwo ushobora gukira indwara utarwaye, ahubwo urayifite. Hari abantu bagiye babaza ibibazo muri komenti bavuga ngo iyo umuntu abatijwe aca karande. Oya, ntabwo umubatizo ukuraho karande, kuko umubatizo ni nka nationality. Nationality, niba umuntu ufite nationality ya Amerika, nta gisekuru cye kiba muri Amerika. Niba uri umunyarwanda ufite nationality muri Amerika, igisekuru cyawe kibahe? Mu Rwanda. Ni mu Rwanda, maraso yawe uracyayafite. Niyo wabigenza gute umuserebanye ntuba inzoka, inzoka ntiba umuserebanye. Nubwo byose bikururinda kandi mu ishusho imwe. Uri umunyarwanda, no kubatizwa ni umugenzo, ni umuhango. Hari n'abantu bazi ngo ntibazajya mu ijuru batabatijwe. Kubatizwa ntibijyana umuntu mu ijuru. Nta nubwo kubatizwa ari ikimenyetso kigaragaza ko ukijijwe. N'umunyamubiri yabikora. Ibyo ni ibikorwa bibera ku mubiri w'umuhamya, umuhamya ufite ibyo yizera mu mutima. Ujya wumva abantu bavuga ngo baramubatije ngo ariko amazi ntiyageze ku munwa agira amagambo menshi, ngo hari ahandi atageze kuko azambana cyane. Ntabwo umubatizo ukuraho ibyo. Hari n'abantu bazi ko umuntu iyo yaguye bongera bakamubatiza, ari idini ribatiza kenshi. Ntabwo ariko kuri. Umuntu abatizwa rimwe, iyo agarutse arihana akongera akezwa, kuko kubatizwa ni ikimenyetso cyo guhamya gupfanye na Kristo ukazukana nawe. Ariko ushobora guhamya ibyo utemera. Ushobora kukubwira ngo turi kumwe ariko mu mutima tutari kumwe. Ushobora no kukubwira ngo turi kumwe ariko ku ruhande ngakora ibindi. Ntabwo umubatiza ari wo weza umuntu, yezwa nuko afite kwera kw'Imana muri we. Imana ishimwe. Rero kuvuga ngo umuntu yaca karande gute? Bwa mbere menya ko ihari, urebe ibikorwa byayo. Arayibwirwa n'iki? Karande kuyimenya bwa mbere, ubaho utanezerewe n'ukuri. Igisobanuro cya mbere cya karande, ubaho utanejejwe n'uwuriwe. Noneho kabiri, ntunyurwa n'ibyo wagezeho. Ni ukuri pe.
ibi ngibi ndabibabwira ndi mwene so muri Kristo anga make bibuza amahoro no kubaho adahari ntibiyabuza. Ikintu kikubuza amahoro ni icyaha, kuko Bibiliya yavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo nta mahoro y'umukene, ntabwo Bibiliya yavuze ngo nta mahoro y'umushomeri, ntigeze ivuga ngo nta mahoro y'umusiribateri. Igihe ibyo bikubayeho nta cyaha ufite, ukumva nta mahoro ufite, iyo ni karande kugendaho, kuko ntizakwemerera kugira amahoro. Iyo karande rero izika kubuza amahoro. Bwa kabiri, ubuzima ubayemo bwose igutera gutuka Imana. Ushobora kuba ushaririwe ariko imibereho yawe ntituka Imana. Ariko iyo ubayeho utuka Imana, aba ari ya myuka ibiri, bwa bwami bubiri buri guhangana. Ubwami bwa Satani buba buri gukoza isoni ubwami bw'Imana kuri wowe. Iyo ni karande. Gatatu, ntiwizera. Abantu batizera ni karande bafite yo kugira ngo bazaheranwe na Satani kuzimu, kuko intego ya Satani kuri karande ni ukutubuza ubugingo. None icya kane, hari abakora ntibigende, hari n'ababura amahoro mu byo bagezeho. Hari abakora ntibigende, wadepoza ntubona akazi, warambagizwa nturongorwe, wabyara ntucutse, bagapfa bakenyutse, watwara inda zikavamo. Ariko hari n'abatwara inda bakazibyara abana bakabibirumba. Hari n'abadepoza bakabona akazi ariko batanze umubiri. Hari n'abakabona batanze ruswa. Hari n'abakabona inyungu zako ntizigire icyo zibamarira. Ugasanga uri mu kazi ukajya uvuga ngo ndahembwa ariko sinzi icyo maze umushahara. Ibyo byose ni karande. Nkorera amafaranga ariko mporana ibibazo. Ibyo ni karande. Ntuye njyenyine ariko ndizwa buri gihe nabo ntabana nabo. Ugasanga wibera Amerika, uri Australia, uri hehe na hehe, ariko umuryango mutabana uraguhangayikisha, udafite umuhangayiko w'ubuzima babayeho, ahubwo ufite umuhangayiko w'imibanire yawe nabo. Iyo ni karande. Kuki ubabajwe nuko mubanye nabi kandi bataba mu nzu bamo? Bo bari muri wowe kuko amaraso yawe ari muri bo na yaba ari muri wowe. Iyo ni ya communication iri muri ya maraso. Noneho biroroshye rero na Satani kunyura muri ya maraso akajya ahora gutesha umutwe kuroga. Twarabibonye mbere. Biroroshye guhora mu nzozi urota bapfuye, na maraso yawe, connection yawe nabo iracyahari. Barapfuye ariko amaraso yabo ariho, wowe uri amaraso yabo. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo nta mugabo upfa. Iyo wabyaye uba wicunguye. Kwicungura ni iki? Ni urubyaro usize. Niyo mpamvu bavuga ngo umuryango wabyaye ntucika. Ufite abana, uracyari mu izina rya wa muryango. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mutandukane. Rero guca karande, menya ngo irahari. Ibyo ni ibimenyetso byayo. Numara kumenya ko ihari, uzi ko umuntu yicara agaturika karira nta muntu umuvugishije. Ntabwo ibi bintu ntibyatuma ugira umunezero. Ntabwo wishima. Uzi ko umuntu yicara kumva yanze urugo rwe kandi umugore atamututse, akanga umugabo atamututse. Ugasanga abantu barataramira mu makabari kandi so haba ibiganiro biryoha, si inama yagiye kureba, yatinye kugera mu rugo, afite karande mbi. Ugasanga umuntu arisuzuguza, aryamana n'umukozi we akoresha kandi afite umugore. Karande ntinyurwa, ntiguhesha agaciro, ntikubaha, urasuzuguritse imbere y'abantu. Ugasanga uri umunyacyubahiro ariko gufata imyanzuro ntibikunda. Ibyo byose ni ibimenyetso bya karande. Rero iyo umaze kumenya ko bihari, ugomba kumenya kimwe. Iyo wamenye karande, Satani arahari byanze bikunze. Iyo myuka mibi irahari byanze bikunze. Ugomba kugaruka ukamenya ngo nubwo uru ruhande ndimo rubayeho nabi, ukamenya ko hari uruhande rw'abizera. Ukamenya ko Kristo Yesu ahari. Ukamenya ko hari ahantu abantu bagira amahoro batagize ibyo bafite. Umukobwa w'umunyashura mu kazi yari afite amahoro, ari imfubyi. Salomo amurambagije aramuga ngo kugira ngo mbe umugore wa Salomo senga ibigirwamana be, nagumirwa nkaguma ndi imfubyi ariko nkagumana Imana ya Isiraheli. Reka mbabwire, mu bupfubyi ntabwo ari mu cyaha. Kutabyara si icyaha. Imana ibishimye bibaho. Hari biba mu migambi y'Imana, sibyo? Ariko kubura amahoro se bituruka kuri inde? Nta kigeragezo cyava ku Mana cyakubuza amahoro. Ikigeragezo kiva ku Mana ukigirira mwihumure. Yego. Imana ishimwe. Iyo umaze kumenya ko karande hari, umenya aho ituruka. Ni kwa Satani tudashingiye ku gisekuru cyawe, nubwo kumenya isi sekuru ari byo, ariko hari n'ibyo mutamenya. Ariko noneho iyo umenye ko ari kwa Satani, umenya ko hirya
umenya ko na Kristo ahari, umenya ko hari ubwami bw'Imana. Ubwo bwami rero urabuyoboka, ubuyoboka ushingiye kuki? Ubabaza kamere yawe ukayima ibyo ishaka, ibyo ukunda urabireka. Yakubwira ngo sambana ukabwira uti ntabyo nkora, tukana simbikora, kubita urushyi uriya muntu simbikora. Ugenda wangira kamere ibyo ishaka, ugakora ibyo umwuka ashaka. Iyo ukora ibyo umwuka ashaka uba uri gukorerwa deliverance yo mu mwuka, kuko uko ugenda wanga ibyo kamere ishaka uba uri kugenda usiga Satani, uba uri kugenda wibohora. Icyo wanze gukora none ejo Satani nta kigutegesha, agutegera ahandi. Rero kandi umwuka wera uhamirije, iyo Satani agutegeye ahandi arongera akagutsindishiriza Imana. Umwuka wera arongera akagutsindishiriza. Gutsinda karande no kuva muri Satani ukemera Imana. Wakibaza ngo uwigeraho ari umukristo karande ikamufata yaramaze gukizwa, yaramaze gukizwa ari umukristo, akabona ibimenyetso bya karande kandi ari umukristo, aba yarayobotse imigenzo n'amahame by'idini, ntaba yarayobotse Kristo mu idini. Bivuze ngo ntago babashishijwe mu by'ukuri. Juste gukizwa k'umuntu ntibimubuza karande. Hari imigisha Imana itanga iha abakiranutsi. Umugisha w'icyacumi n'amaturo nuwo abantu bose bakoze, waba ukijijwe waba udakijijwe. Umuntu wese utanga icyacumi akijijwe cyangwa adakijijwe abona umugisha. Umuntu wese ufasha yaba akijijwe yaba adakijijwe abona umugisha. Ariko hari umugisha wa Kristo gusa ubonerwa mu gakiza. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe ryari? Mu gihe niharanye ibyaha. Wo ni umugisha wo mu gakiza. Rero ushobora kugira umugisha wo mu gakiza ukaba umukristo nta cyaha wakoze ariko ukabura ipantaro, nta cyaha ariko ukabura ibiryo, nta cyaha ukabura uburyo wishyura inzu, nta cyaha ukabura urubyaro. Wo ni umugisha wo mu gakiza. Ubu usigaje rero iki? Urakijijwe uri umukristo ariko karande kuriho. Uzi ko hari abantu batajya bemera karande. Petero yarayifite y'abazerote yatumye agenda n'inkota kandi abana na Yesu. Hari abantu batayemera. Nibyo byiza batayemera. Imana ikomeze yibarinde kuko ntituje kubemeza karande, tuje kuyibohora kubayemera. Nukuri umuntu utayemera ntitumubureminga. Yego. Wowe utayemera Imana ishimwe. Twe tuje kuyikura kubayemera kuko irahari. Muzi byabaye kuri Dawidi, karande ya Dawidi yanyaze mukawuriye. Sibyo? Si umugore umwe ajyanye, ariko Abusalomo yafashe abagore basa basambanyiriza ku karubanda. Yanyaze mukawuriye. Amununi afata Tamari mushikiwe. Muzi karande yabaye kwa Yuda. Yuda yagiye yiminye yafashe Tamari nanone amwima Onani ngo aze kumuhabwa apfe, bamwima undi kugeza ubwo Tamara muteze abyarana nawe Peresi na Zera. Sibyo? Birazamuka bigera mu muryango wo kwa Yakobo. Yuda wa Yakobo nanone murebe ibyo yakoze yurira uburiri bwa se. Murebe ibyo karande yakoze. Yesu naturuka mu muryango wo kwa Yuda, yishwe nabande n'abayuda. Karande yavuye mu muryango w'Abagagi ikurikirana Hamani kugeza ubwo hamanitswe ku rumambo, ko Hamani yari umwagagi. Morodekayi yayicishije iki? Ko Morodekayi ava mu muryango wo kwa Shimeyi umwe watutse Dawidi. Yego. Yayicishije iki? Yarasenze, yiyirije ubusa arasenga, yubaha Imana, amenya Imana ikwiriye. Karande. Yuda waryamanye na Tamari. Yuda wurira uburiri bwa se. Yuda wabambye wagambaniye Kristo. Ni karande yo kwa Yuda. Iyo ni karande. Karande mu gihe cya Kristo, umunyakanani kazi. Karande turuka kwa Kanani wo kwa Nowa. Avumwe na Nowa.
ariko umunyana Kanani kazageza imbere ya Yesu amubwiye ngo umwana wanjye araterwa na dayimoni, arambwira ngo si ngombwa gufata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Na Yesu aramureba akamubona nk'imbwa. Ariko umugore amenya ko afite karande y'Abanyakanani, yikubita hasi aravuga ngo imbwa nazo zirya ubuvungukira buvuye ku meza yabashebuje. Yesu ararahira aravuga ngo sindabona ufite kwizera nk'ukwawe. Kugira ngo karande icike n'ukuyimenyaho, gabanya umujinya, manuka hasi, ca bugufi, dusenge, dukubitiye karande. Twarebye kuri karande yakubise Abanyarwanda. Yego. Uyu munsi abana babaye ibirumbo n'ibirara kubera amatabi twajyaga dushorera tujya gusaba abageni. Bari kunywa za mugwa abana bashize. Nta nzoga wowe muri mama we, ariko mu muco wacu byari bimeze nabi. Niyo mpamvu abana murabagenda, narabibabwiye, utega indege karande kayitega, ufata visa karande kayifata, iraguherekeza ukagera aho ugiye na karande hari itagufasha, ifata urubyaro. Muce karande. Urabona amafaranga ariko nta mahoro, urayarwaniramo. Uzi karande ziri kuba mu ngo, uzi inkiko ziri mu manza, uzi amadivorce ari kuba. None se mu Rwanda uzarebe, iyo umuntu akoze ibitangaza, ibyinshi tuzi ko bikorwa mu izina rya Satani. Yego. Kandi sibyo. Uzi impamvu? Turazira abatubwirije, abamisiyoneri baje barababwiriza ubutumwa gusa, ntibari bafite imbaraga zo gukora ibitangaza. Niyo mpamvu iyo baza bafite imbaraga zo gukora ibitangaza, twakabaye kuba tubyemera nabyo. Uzi karande dufite muri evangelization, umumisiyoneri wa mbere agera mu Rwanda yasomeye ijambo rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Kubera iki? Nuko yabwiye Abanyarwanda ngo nimutugaburire turashonje, banga kumugaburira, baramubwira ngo natwe turakennye. Murabizi ko ari wo muco twari dufite wo kwiruka inyuma y'abazungu. Ubu nibwo biri kugenda bicika. Bari bababonye baravuga ngo aba nibo bari buduhe, kandi babasanze mu by'ukuri ntacyo bafite. Mu misiyoneri avuga ngo hahirwa abakene, none ureba abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa benshi barakennye. Uretse ubu biri kugenda bihinduka. Karande irakubita abantu, tukajya kuzana ubutaka bwo muri Isirayeli tukabwubakishamo inkuta ngo mujye mukora aha. Kristo araruta ubutaka, Yesu araruta igihugu, araruta amavuta ya Elayo. Mu binuri, mu mavuta ya, mu maraso ya Kristo harimwe ibinuri, harimwe amaraso. Ibinuri biba mu maraso babyita grace, nibyo bakuyeho ijambo grace, ubuntu. Ariko turizera ibituruka amazi bavomye ngo runaka yabonekeye iriya hirye, yahabonekeye. Ariko se Yesu ari muri twe. Ni mukire karande, mukire imivumo, dusenge tubohotse, tubone umugisha, tubeho tunyuzwe, tunezerwe. Ngo umukristo nta karande, nibyo ushobora ku umuntu udafite karande ari umukristo n'uwayiciye. Uwayiciye ni utayifite. Kandi guca karande bisaba gusenga buri gihe. Bisaba gusengesha umwuka, kuko gusenga no guhozaho. Impamvu usengesha umwuka umeze nk'uri guca indi myuka ikugenderera. Rota uri gusambana ngo nta karande ugira. Irahari. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga. Abarota basubiye mu cyaro aho bavuga. None se karande zagukurayo? Burya rega babayo. Kuri karande ntaho wigeze ujye. Ese mugira abantu bari muri Amerika ariko bari no ku gicumbi kiwabe, bari Suwede bari igicumbi kiwabe, bari Kigali bari ku gicumbi kiwabe. Ntaho wigeze ujyayo gutese, kandi abasigaye bakubuza amahoro, bakuroga uko bashaka ngo waragiye, wagiye hese, wajyanye umubiri ariko wowe wanyawe urahari, bakudiha buri gihe, mbavu barazivuna imigongo barayikebanyije, ngo waragiye ujya hese. Banza witandukanye nabo, wowe wanyawe ugende, ujye wagenda. Waragiye, wagiye hese, ngo warize, none se ukora iki? Abantu birirwa bavuga icyongereza ariko mukivugana nande se ukoraye? Uzi iyo umuntu ari kurata diplome, murabizi ko impamyabumenyi zose ari diplome, akayirata yajya kudepoza bakayisoma nka mitiweli watanze mu kigo kitari nderabuzima, ukajya ugira ngo wabatutse, ngo nta karande ugira. Abantu se baboneye umunezero hehe? Si muri bwa buryo Satani yagiye akreye ibintu bibanezeza, abimye umunezero wanyu, akabaha ibyishimo. Umuntu anezezwa no kujya mu bitaramo,
yareba ibyo agaseka ibyaho ngaho, ariko yasohoka ageze ku muryango akongera agaterura agahinda, akirirwa aho ngo ikipe ye yakinnye, akirirwa afana akanezezwa umunezero we w'ikipe yatsinze, ariko kugira ngo umwana byazagira ikintu atsinda, intsinzi yawe ukayibura ukajya uhora userebura iy'abandi, kandi ugafata iy'abandi nk'iyawe, ariko iyawe abandi ntibayiteho, ukabaho mu buzima bushyira mu bikorwa imyanzuro y'abandi gusa, warangiza ngo nta karande. Karande, uzi ko karande ikureka ukiga ariko ikakwima ubushake bwo kujya gukora. Umuntu akajya yiriza amaboko mu mufuka ngo bazanseka, ngo sinakora kariya kazi kariya sinagakora, ariko ugasaba ugakora. iyo ni karande. Ukanga akazi ugasaba umuntu ugakora. Iyo ni karande. Niyo mpamvu tugira ngo dusenge, duce karande, dukureho imivumo. Yego, turaje mu bikurikira tuzababwira uko karande icika mu izina. Hari karande mu idini, amadini agira karande, ushobora guca iwanyu vita, ushobora guca iwanyu ugashaka umuryango utarayiciye, ukarwana na karande y'umuryango ushatsemo. Ushobora guca umuryango ushatsemo, warangiza aho utuye ugasanga inzu ukoreramo batanze igitambo ngo iyo nzu yubakwe, ugasanga uwo ukorera atanga ibitambo ngo abone amafaranga bahemba. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga iteka. Twarabibabwiye, iyo ubwirijwe n'umwuka w'Imana gutanga ituro, uba umeze nk'umuntu uri kubohora ubutunzi bwawe mu isi y'umwijima, uba umeze nk'umuntu uri gukareye amahoro mu butunzi bwawe, bwaba bwinshi bwaba buke. Yego. Hanyuma rero iyi karande umuntu akimara kuyibonaho, agize izo nzozi, aragira ibyo bitekerezo, aragira iyo mikoro, aragira iyo myumvire, arayica gute? Kuyica twabisobanuye ko ari ugutandukana na ya miryango, ugatandukana nayo mu buryo bw'umwuka, utakigendera mu migenzo yabo, utakigendera mu migenzo. Hakaba na geste prophétique zikorwa muri deliverance. Yego, zo guca karande. Urasenga, usenga kenshi utisengesheje. Yego, icyo gihe ushobora gukora icyo umwuka kubwiye, cyangwa ukagendera ku bindi bisanzwe. Ushobora gusengera amazi ukoga ugahumanura umubiri, ushobora no gusengera amavuta wisiga ugahumanura umubiri, ushobora no gusengera umwambaro ukafubika umubiri, ariko ibyo ntibyaba ku mubiri ugifite karande yo mu maraso. Banza uciye mu maraso, umubiri iyo connexion, abo badayimoni baza kurara bagusambanya, duciye connexion y'umubiri. Yego. Imana ibahe umugisha. Amen. Umuntu ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo yifuza kubaza, nabyandikemo kubera ko ntabwo turarangiza rino somo cyangwa se ino nyigisho ya karande. Haracyari byinshi cyane dukeneye kuvuga, biracyari byinshi. Andikamo kugira ngo ubutaha nituza gukomereza kuri iyi ngingo ya karande n'ubundi nabyo tuzabihereho. Yego. Hanyuma turabashimiye cyane. Ntekereza ko abantu benshi bakeneye gusobanukirwa ibintu byinshi. Ari umuntu uba ubona ibintu bimubaho mu buzima bwe, akabona ibintu arota se n'urugero bidafite ubusobanuro, kuri we akumva nta busobanuro bifite, nta njyana, ariko nyamara bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka, bifite icyo bivuze mu buryo bw'umwuka, bifite connection bihuriyeho na karande. Ibyo byose rero hariho nimero, yihamagare cyangwa se umwandikire kuri WhatsApp cyangwa se wandike muri comment kugira ngo karande zose ziri ku buzima bwawe zicike. Imana ishimwe. Hanyuma rero reka tubinginge, n'ubundi abantu bakurikiye kino kiganiro, ndabizi ko hari amasengesho mwatubwiye arimo arategurwa, arimo turakora juste ubu turimo tuyakora. Yego. Hanyuma bimeze gute? Hari abantu barebye kino kiganiro batarigeze bareba ibya mbere? Abantu barebye iki kiganiro batararebye ibya mbere, umunsi wo kuwa gatatu niho twakira amatelefone y'abantu, kandi twihanganisha abantu baduhamagara ntitubitabe, n'abaduha message ntitubavugishe, kuko ntabwo juste tube seriye. Ntabwo waba ushaka kuvugana n'umuntu ngo wandike hana hayi ngo mbone umwanya wo kugusubiza. Ibyo bisobanuye iki? Niba koko uri seriye, vugana natwe, nitwa runaka, mfite icyifuzo runaka. Hari umuntu uza agahita akubwira ibyo ashaka atanivuze, urajya kumusengera usengera nde? Ni ikibazo. Urajya kumusubiza uzi kuri gusubiza nde?
ntuzi umuntu muri kuvugana ni umukristo, ni umwizera mushya tumwatuza agakiza, yarakijijwe aragwa, cyangwa ni umukristo uhagaze ntumuzi. Abantu mujye mutwihanganira. Hari n'umuntu uguhamagara mu masaha y'ijoro atitaye kuri standard time yo mu Rwanda. Ntabwo ni ukuri sinakwitaba telefone ndi kumwe na famiye, ko sinshobora kwitaba telefone ndyamye na madamu n'abana. Nakangura umwana nabangamira madamu, kandi mfite inshingano y'umugore kuruta abakristo. Dabora umuryango, kabira abakristo, kuko sinzabazwa abantu ntabwiye, kandi mfite umuryango mperaho. Nta nubwo nzahabwa ingororano zo kubwiriza ntakemuye iby'umuryango. Rero ni ngombwa ngo mbanze nubaho umuryango. Kumpamagara nijoro ntibisobanuye kukwitaba. Hari n'abaduhamagara turi mu rusengero, ukabona umuntu araguhamagaye ku cyumweru, ntabwo nasohoka mu rusengero ngo nkwitabe. Hari n'uduhamagara turi kuri telefone n'undi ntiyihangane, ugasanga asubije atukana ngo nicyo gituma nanga abantu bo kuri YouTube. Ukitwanga no kutuvugisha bizakugora. Mubanze mwubaha umwanya tugiye gukora, niba biri mu izina ry'Uwiteka koko, niba ibyo ukoze ubikoze mu izina ry'Uwiteka, korana umwuka uciye bugufi. Hanyuma wite kuri njye nk'uko nawe nakwitaho. Noneho nurangiza umbabarire nk'uko nakubabarira. Byose ni ugufashanya. Nta mbaraga nkurusha nawe ntazo ndusha. Izo afite zose ntazo ndusha, nanjye ntazo murusha. Nshobozwa na Kristo, agashobozwa na Kristo. Niyo mpamvu dukwiriye kubahana tukabana. Banza umenye standard time yawe. Niba ugiye kuduhamagara ku munsi utari ku wa gatatu, basi koresha audio udusaba umwanya mu gihe dufite, ko buri gihe ntituba duhari. Utubwire ngo uyu mwanya basi umbwire ngo ndi runaka, natwe tukweforume igihe twabonekera. Udahise uhamagara ngo duhite tuganira. Hari uguhamagara uri muri bisi agashaka ngo ujye kuganira nawe, hari uguhamagara uri mu nama, hari uguhamagara uri mu muhanda ugenda cyangwa ku isoko uhaha. Bamenye ko igihe bahamagariye bo baragifite, ariko banza making sure ngo uwo mpamagaye ko nge mfite igihe waragifite. Imana ibaha umugisha. Yego. Hanyuma rero aba bantu n'ubundi turacyakomeje gusenga, ariko nanone ku bantu bukurikiranye icyo kiganiro, reka tubasabe mu masengero Imana igende ibabohora, igende ibohora imigozi ya karande igiye ibuha ubuzima bwabo. Reka dusengane Imana. Hari n'indwara zo muri karande zibaho. Umuntu udukurikiye arwaye, watura indwara ufite mu mazina, niba yarakuyobeye ufata aho urwaye kandi usenge wizeye, Imana iragukiza. Ntabwo ari ngombwa ngo nze kugukoraho, ntabwo ari nge Mana. Aho Imana irira nawe niho uri, kandi aho uri Imana irahagera. Hanyuma ufite amagambo bamutongereye mu buryo bwa karande nanone ukaba uyibuka, wikomeza kwibuka ayo ngayo. Hari ayo Imana yavuze iri kukurema, iravuze ngo nkureme mu ishusho yanjye utwara isi. Imana iguha umugisha. Ayo bakwatuyeho yatesha agaciro. Hari ibikorwa bagukoreyeho bitesha agaciro. Twibuke ibyo Kristo yakoreye Nyabihanga Igorogota, kugira ngo tugende tubohorana, kandi Imana ihoraho ibane namwe. Data wa twese mwiza, Yesu Kristo umwami w'amahoro, tugushimiye kubw'ubuntu n'imbabazi utugirira, tugushimiye kubw'ineza n'icyubahiro cyawe. Ramburira amaboko kuri uno mwene data, umukure muri uru rwobo rwa karande yakavukire, umukure muri kera he, umuhagurutse mu maraso y'iwabo, umuhuze n'amaraso ya Kristo, umukure mu biganza by'abamureze, muhuze n'ibiganza by'Imana irema, umukure mu magambo bamuvuzeho, muhuze n'ijambo wamugambiriyeho, mu izina rya Yesu Kristo. Duciye karande yaho yashatse, kuko mbere yuko aba umugeni muri uyu muryango ni umugeni wa Kristo. Ubu bukwe bwakozwe, bamwe baterekereye abandi bakabandwa, hakaba n'imigenzo y'ibi birori. Uyu mwanya turabisibye kuko hari ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwabaye cyangwa buzaba kubw'amaraso ya Kristo. Uyu mwanya turasenze, tubohoye uyu mubiri, tubohoye uyu buzima, kugira ngo izi ndwara zimuveho. Ibi bimenyetso turabiciye, ubwenge bwe bwazereraga burota tubukuye muri icyo kirere cy'imyuka mibi, tubuhaye Kristo. Ubugingo bwe buyoboye, umubiri we wuyobore, ibyo akora biyobore, abana bayobore, abakuru bayobore, abagore bayobore, abakobwa bayobore, abasore bayobore, abagabo bayobore, abakecuru n'abasaza bayobore kubw'ineza yawe. Tubisenze tugushima kubwa Kristo watsinze byose none iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.
udakatinga